uburenganzira ni freedom mu rugo rwawe, sibyo? Uyu munsi kugira umugisha hari ibyo amategeko yadushyiriyeho, iyo twageze ku mutungo utimukanwa biri kristo, sibyo? Iyo uguze ubutaka, iyo uguze inzu, ibyo byose bigize umutungo utimukanwa, Javier umugore bamwandikaho hano. Iyo muguze umutungo utimukanwa, umugore bamwandikaho hano. Rero nubwo ikibanza, sibyo? Kijyanye no kuvuga ati mujya gukundana, kumwaganiriye, uze ko kuri uyu munsi wa none buri umwe wese wamuhagurutsa ngo tubwire ibyo mwemeranyijeho, tubwire uko wumva uzafatanya na mugenzi wawe kugira ngo urwo rugo rwiza turimo dusubiramo tuvuga uzashoboke. Ibyo byose buri umwe wese yakwandika igitabo. Urukundo rero haza urwango. N'ikintu cy'urwango mu rugo rwanyu, kuko kizakurikiraho n'uko urwango ubwo muzatandukana, sibyo? Tera umwiryane hagati yanyu, mutere umwiryane mu miryango yanyu, muri make ntabwo ari byiza. Kandi ukurikije ibyo tuvugiye aha ngaha, ibyo dusomye hano, nta kibazo na kimwe gishobora kuvuka mu rugo rwanyu mutabonera igisubizo. Ikindi gice cy'inyigisho rero gishingiye ku micungire y'umutungo, ko byinshi biduhuza kwaguka kw'imiryango, ariko harimo no guhuza imbaraga, gukorera hamwe n'umugabo n'umugore kugira ngo mugire icyo mwigezaho muri kumwe. Nabyo rero umugabo n'umugore bagomba kugira imyumvire imwe ku micungire y'umutungo wabo, ku mikoreshereze y'umutungo wabo, ko za ntego zizagerwaho kubera ko ibyo mufite mwabikoresheje neza. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo muhahano, uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ni uburyo butatu itegeko ryacu ryateganyije ngo couple hitamo uburyo izifashisha. Urugendo turimo twebwe bwadufasha mu rugendo rw'iterambere turimo, uko twakoresha uburyo. Uburyo bwa mbere bw'ivangamutungo rusange mu ngingo ya 5 ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose. Icyo kandi nicyo butubwira. Kubwise ni uburyo bwa mbere. Bagati n'ubundi rugo ni urwacu twembi, sibyo? Ibyo mpunze ni ibyawe, ibyo mpunze nawe ni ibyawe. Nta mutungo wanjye ku giti cyanjye, nta mutungo w'umugore ku giti cye, nta mutungo w'umugabo ku giti cye, ahubwo umutungo w'urugo rwacu duhuriyeho twembi. Uburyo bwa kabiri bwo butandukanye n'uburyo bwa mbere. Baratubwira ati bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo bazaha bari kumwe kuva ku munsi w'ishyingira. Uvuga kuhuza umutungo bahitamo uburyo bwa kabiri, bahera kuri uyu munsi wa none w'ishyingirwa ryabo, kuko nibwo bafashe icyemezo cyo kubana n'umugabo n'umugore. Njyewe Ndagijimana Janvier maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Musabwa Jovia umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Musabwa Jovia maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Ndagijimana Janvier umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
inzu irangamimerere umurenge wa Rusororo, maze kumva amasezerano Ndagijimana Janvier yagiranye na Musabwa Jovia yagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Ndagijimana Janvier na Musabwa Jovia bashyingiranwe nk'uko amategeko abiteganya.
urugo rero ni iki? Urugo ni uyu mugore, urugo ni uyu mugabo. Ntabwo ari imitungo mwanakoze neza kuko mwayivanze. Ubu rero muzabyara, muzaheka, ubu muzashaka amafaranga, muzatera imbere. Ariko ibyo byose ababishobora ni abafatanije. Umugabo nawe akamenya intege nke z'umugore, uwo nawe agahagarara muri icyo cyuho, muri za ntege nkeya ukamwunganira agahagarara. Ni ya kamere, za kamere zidahuye. Rero ntabwo nshaka gutinda, ndagira ngo ndabizi muzasezerana no mu rusengero hazabaho inyigisho zitandukanye, ariko nenda kubasomera amagambo abiri, umubwiriza ibice 4 n'umurongo wa 9 n'uwa 10 n'uwa 11. Aravuga ngo ababiri barutumwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo, kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari wenyine atagira umubyutsa ababonye ishyano. Maze kandi ababiri iyo baryamanye barasusurukirwa, ariko uri wenyine yasusurukirwa ate? Bibi nk'uko murahira uko byaba byiza mushakishake uburyo mwakubaka urugo rwanyu, kandi ni wowe nawe, nimwe ngombwa ba mbere. Abana bo n'impano y'Imana n'impano y'isi, n'abantu bo kuzagenda, ariko mwe muzagumana iteka ryose. Rero nshimire uriya muryango bemeye kuza kudusaba umugeni, natwe twabahaye, ariko murakagira Imana. Impamba nziza y'ubuzima ni ukumenya igikwiye nanone cy'ubuzima, kandi igikwiye cy'ubuzima ntabwo gusa ari ibikorwa n'imirimo y'amaboko cyangwa ubutunzi, ahubwo n'ubujyanama bwiza. Iyo bwumvikanye neza nabwo bwaba impamba mu buzima. Rero mwamuha amashyi Bishop. Aremeye abana icyabafasha mu rugendo rwabo rwa buri munsi kandi kibanze. Nitwa Mugisha Prince, nkaba ndi nyirarume wa Janvier, n'abandi bari hano n'abandi batashoboye kuza hano. Uyu munsi rero nkuko abafashe umwanya wo kuvuga bagiye bavuga, nanjye ndanezerewe, twese turanezerewe kubw'uyu munsi, kubw'abana bacu Janvier na Jovia. Twese turi hano kubera ko twishimiye uyu munsi, turi hano kubera ko twaje kubashyigikira, kandi turi hano kubera ko twishimiye intambwe mwateye. Murakoze rero, turabashimira cyane. Janvier ni umwana muto mu myaka, ariko nanone akaba mukuru mu bitekerezo no mu bikorwa. Niyo mpamvu turamukunda cyane. Nishimiye uno munsi kuba yashoboye gutera intambwe yo kugira urugo rwe ku myaka ye. Ni ibintu byiza, kandi ndagira ngo mbamare impungenge, muracyari batoya we na Jovia. Ibi bintu biraryoshye. Ndi umuhamya wo kubivuga kuko ndabizi biraryoshye. Sindabimaramo wenda imyaka miremire, igihe kinini cyane, ariko igihe gito mbimazemo nararyohewe. Hari uko nari meze mbere bitandukanye nuko ubu ngubu meze. Rero ni byiza cyane kubera ku myaka yanyu muracyafite imbere hanini cyane. Urumva rero ingano y'urukundo mufite guhana hagati yanyu ni rwinshi cyane, mugomba rero kubigeraho, kandi ntabwo bigoye kubikora. Urwo rukundo rero murugire rube rwinshi, rubasendereho, rusakare no ku miryango yanyu, muyikunde, rusakare ku nshuti zanyu, ku baturanyi banyu, mubakunde cyane. Murakoze rero, turabifuriza ibyiza. Amazina ni Liliane Munezero,
Janvier ni musaza wanjye. Rero ntago yari kugenda gutyo gusa tutamubwiye ukuntu twishimiye muramukazi wacu. Twaramwishimiye tukimumenya, naho tumumenyeye neza turamukunda. Nkabona ari magurutse kugira ngo hari bashiki be bari hano benshi ariko turagira ngo tumubwire ko twamwishimiye kandi tumukunda, turamwakiriye mu muryango wacu. Ntago azaza ngo yisange, azadusanga tubane neza nk'abashiki nk'abakuru be. Muzigane, mumenyane, umenye ikimushimisha nawe amenye ikigushimisha. Ibyo nibyo bizatuma urugo rwanyu ruramba. Janvier, twaje kubashyigikira muri ubu bukwe bwanyu. Icyo ni icya mbere nagira ngo mvuge. Icya kabiri, iyo abantu bajya impaka zitari zacyo turwane, bakazijya ariko bakarangiza bakazisohokamo bumvikanye icyagirira buri wese muri bo ndetse n'umuryango wose akamaro. Akandi Janvier, ntekereza ko muri ubu buzima ugiye gutangira uzi uko wiyitaho. Ukomeretse ku kaboko wababara, ukirukanyira ndetse no kwa muganga. Ku kaguru nuko, ku kirenge nuko. Uwo mubiri wawe witaho gutyo, ubungabunga wumva nta cyawuhungabanya. Jovia ni umubiri wawe, menya kuwitaho kandi ukomeze kuwubungabunga. Jovia nawe ujye ureba ukuntu abakobwa nkawe, uretse ko wowe watangiye kubasezeraho, ukuntu bafata amaso yawe, umutwe wawe rero uzajya ukomeza kuwubungabunga mu buzima bwawe bwose. Bityo ndabifuriza ko umunsi umwe namwe muzaduhamagara, cyangwa se abazaba bakiriho mukabahamagara, mukabateranya, mukavuga muti dore imyaka 50 cyangwa 75 turayigejeje tukibana nk'uko twabisezeranye cya gihe twarahiraga. Bana bacu, nanjye ndabasabira ngo Imana izabibafashemo. Ashimwe. Ndabashimiye mu nzego zigiye zitandukanye ziri hano. Ikindi ndashimira Imana cyambere. Imana niyo dutije umwanya kuba turi hano. Rero mbishimiye Imana. Ikindi ndashimira ababyeyi bacu bemeye uko turi muri uyu mwanya. N'abageni bacu Janvier na Jovia, ndabashimiye cyane. Ngere magurutse nakomeje kuvuga nicare mvuge mbireke, ariko reka mvuge. Icyambere ndashimira mama. Ndashimira mama kuko yareze Jovia mukamura yicaye muri iki cyicaro. Ikindi ndashimira Jovia akamuvugira, wenda ashobora kutaza kubona umwanya wo kuvuga, ngende mukuru wa Jovia arankurikiye. Ashobora kutaza kubona umwanya wo kuvuga, ariko reka muvugire. Ndamushimiye cyane ko yitwaye neza. Iyo mama ataza kuturera neza, ntago mwaka mwicaye muri iki cyicaro mwicayemo. Ariko ndamushimiye ko yitwaye neza akamwumvira. Mwarakoze babyeyi. Tata barakoze. Mwarakoze cyane, ndabashimiye. Imana ibahereze umugisha. Ikindi ni ikaze duha Janvier nko mu muryango wacu. Janvier kuva twamubona kuri telefone, ariko twaramwishimiye cyane. Hagati aho rero twaguhaye ikaze, byarenze kuba ba bofre, birenga kuba ba muramu, birenga izindi ntera twavuga. Twamufashe nka musaza wacu, arabizi we
ku matelefone aho twavuganiraga n'aho yaziye twamweretse urukundo. Rero tumuhaye ikaze kandi ni ukuri ndishimye kuri uyu munsi, ntabwo mwabyumva ku bwa murumuna wanjye. Namuvugiye barumuna banjye, mvugiye basaza banjye, mvugiye na mama namuvugira kuko wenda ashobora kutaza guhagarara hano ariko arishimye. Musabwa warakoze cyane, ni ishema rikomeye cyane guhagurutsa abantu bagasiba akazi kabo. Hano hari abanyakazi bakomeye baparitse imodoka, bahagaritse akazi kabo, ariko Imana ibahereze umugisha. Buri muntu wese wagize ahakura, wagize ibyo atanga kugira ngo aboneke muri iki kirori, turamushimiye nk'umuryango wa Bizoza. Imana ishimwe. Dushimiye Imana cyane kubw'uyu munsi, turanezerewe. Ngewe ndi mama mudogo wa Janvier kandi ndi na mama mudogo w'abandi benshi bari aha. Hanyuma rero mpagaze mu mwanya wa mama wa Janvier nyine. Janvier turishimye kuri uyu munsi, turishimye, turanezerewe kuri iyi ntambwe uteye. Ni ukuri ni benshi babigambirira nk'uko abenshi bavuze, ntabwo ntinda, ariko si benshi babisohoza. Noneho urabishohoje, dushimiye Imana ko yo yagufashije. Turishimye rero, turanezerewe. Mukazana wacu tumuhaye karibu, tuzagukunda, tuzakomeza tugukunde, tuzagutetesha. Hanyuma twese Imana iduhana umugisha, ariko nanone nk'uko ndi umubyeyi mpagaze kubahesha n'umugisha, ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, izabahe imigisha, urugo rwanyu ruzagendwe nk'uko babivuze, muzubakire ku Mana, muzubahe Imana, muzakunde abantu bose bazabasanga, ntimuzatoranye ngo abarebare, abagufi, abakene, abantu bose n'ab'Imana muzabubahe. Kandi nibwo namwe muzaba mugize indangagaciro zuzuye, n'Imana yo mu ijuru ikabiha umugisha. Imana rero izabaha umugisha, izabubakira urugo rwiza. Turabakunda, muzabyara abahungu n'abakobwa. Murakoze. Njyewe ndayemera nakizaye nkuraho, naho nanyura mu misozi miremire, nzikwazaye hindura amataba. Amen. Ibindusha byo ni byinshi, ariko mfite igihamya ko Imana yanjye itaginanirwa. Suko yangurukishe ijuru, kundo rwayo rwinshi, none ubu ndemye singitinya. Ndanezerewe cyane kuri uyu munsi wa none. N'umugisha ukomeye, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Siko nshimye Imana uyu munsi wa none ko mpagaze hano ndi imbere y'abangana batya, ntakiri Janvier umwe, ahubwo nabonye uwo ushobora guhagurukana nawe, nkagendana nawe, ngatambukana nawe, aho njya gusura simusige, najya mu muryango simuti inyuma, yajya iwabo ntagende wenyine. Turababiri ariko bari mu umwe. Uyu munsi Imana ishimwe ko yaremye iki kintu. Ibi byahoze ari iby'abandi, ariko uyu munsi ni ibyacu. Ndashima Data Vianney na Mama
Sarafina babyaye intwari, ntabwo babyaye ibigwari. Batubyaye turi abahungu 6, ndi uwa 5 muri bo, n'umukobwa umwe ariwe Bucura. Ariko isezerano twahaye ababyeyi bacu ni ukububahisha no kubahesha ishema. Ariyo mpamvu uyu munsi mpagaze ahantu nambaye ikoti risa ritya, ndi kumwe n'umukobwa usa gutya wabaye umugore wanjye. Ibi aho data na mama bari nibabibona imitima yabo izanezerwa, kuko ntekereza ko aricyo kintu kizanezeza imitima yabo. Umuntu avukira ibintu 3, aberaho ibintu 3, habaho kuvuka, gushaka no gupfa. Rero ngeze muri etape ya 2, iya 3 igenwa n'Imana sinyizi. Iyi niyo umuntu agiramo uruhare. Ndatekereza data na mama babigizemo uruhare rwabo kuba nshobora guhagara imbere abangana batya nkavuga, nuko bandeze neza. Nibo mpereye kuko nibo batumye ndaha. Iyo bataza kubaho simba mpari, abandi baza nyuma yabo bombi. Amen. Ntiyagire uwo birambira, wihangane, wadukunze uraza. Ubwo waje rero ugerageze udutega amatwi, siko biri. Data hari Imana imuha umugisha, yabyaye imfura, yabyaye intwari, sinzigera mukoza isoni, nzamwubahisha. Mama hari Imana imuha umugisha, nawe nuko byagenze, kandi afite abo bavukana hano, ntazigera arira ku bwanjye, azahora aseka. Kandi ntekereza ko uwo muzaniye azamubera umwana muzima. Reka mbiveho kuko mbitinzeho nabaraza. Nge kubo tuvuka turi 6 abahungu kandi n'intwari bose. Nukuri pe. Ndamushiki wacu umwe, Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha. Kuba ndaha ni ukubera bo barabyumvise, barabishigikira, babiha umwanya, babiha agaciro. Bibi byabo ntibyabaye ibyanjye bwite, ahubwo byabaye iby'umuryango, kuko ntago ndi nyakamwe mfite aho nkomoka kandi ndashigikiwe. Aho bari hose Imana ibahe umugisha. Harimo Celestin bahoze bavuga, ari imfura ya data, Samsoni, Emile, Patrick, Juvite ndetse nanjye na mushiki wacu Gloria. Imana ibahe umugisha. Amen. Ndabona musa n'abakonje ariko muraza gushuha, mwitonde. Ikindi ndashima Imana. Mvuye kuri ibyo ndashimira famiye yanjye, ndagendera ku murongo kuko nzi protokole cyane. Ndashimira famiye yanjye, harimo mama mutoya bari hano, mama mukuru, bashiki banjye, basa bakuru banjye, ba onkre, ba bofre bari hano, n'abandi batabashije kuza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi bagirire neza aho mwicaye hose. Data uhemba abampembere, aho mwicaye hose Imana itanga umugisha iwubahe. Ni igitangaza kuba umuntu nkanjye nakwicaza abantu bangana gutya bahari ku bwanjye. Ariko kuba muhari ni ikinyereka ko murankunda, muranshigikiye, mundi hafi, nanjye nzabahora impande, sinzigera mbakoze isoni. Umuryango mwiza. Ndenze ibyo ngibyo kuko madame atari bufate microphone ngo avuge, kandi ntakiri wenyine ndahari. Turi umwe, ndavuga no mu mpande no mu ruhande rwa madame. Ndashimira Imana nubwo mukuru wavuye kubivuga kubw'ababyeyi ba madame. Niho ndi buhere. Namwe mwabyaye intwari, ntago mwabyaye ikigwari. Ni umukobwa muzima w'imico mizima, ntiyigeze angora, ntiyambereye mubi, ntiyamvunnye, nta kibi muziho. Ariyo mpamvu nejejwe no kuvuga aya magambo imbere y'abangana gutya. Mwareze neza, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi n'ibitari muzabibona kandi murabikwiye. Azabereka ibirenze ibi kuko ndahari kumufasha.
ndahari mu ruhande rwe. Ikindi ndashimira bakuru be, barumuna be, basaza be, ba nyirarume, baramu be, baramukazi be, abo bose bateraniye hano, ba nyirasenge bose, Imana ibaha umugisha kuko mwaje gushigikira umwana wanyu. Mu by'ukuri ntagiye habi, agiye mu maboko meza, ari mu biganza bizima kandi ntazigera ababara. Niryo sezerano mbahaye. Hirya y'ibyo, ndashima Imana ku bw'uyu munsi. Ndashima Imana kuba Janvier atakiri umusore ari umugabo, Musabwa atakiri umukobwa ahubwo abaye Madamu Janvier. Sintewe isoni zo kuvuga ibi kuko mfite abanshigikiye benshi kandi mwabibonye. Mbivuze akagira umburanya, naguhamagara ukabihamya, niyo mpamvu mwahabaye. Siko kuri? Mfite abahamya barenga 40, abo rero barahagije. Ndumva ibyo mpagazemo mvuga ari ibintu bishigikiwe. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro kuba uyu munsi wabaye. Hari igihe kiba ukabona ibintu n'iby'abandi, ukabona si ibyawe, ukabona ntuzi n'igihe bizazira, ariko umunsi w'Imana yagennye iyo wageze ntujya urenga. Ariyo mpamvu mvuze ngo Imana yagennye uyu munsi ihabwa icyubahiro. Yobu yigeze kurwara araremba, biba ibibazo cyane, umugore waramuta, ariko ntuzabe nkura mugore. Umugore waramuta ajya ku ruhande aramubwira ngo ese watutse iyo Mana nawe ukipfira. Bigera igihe na Yobu yumva ashaka kuburana n'Imana, ahamagara Imana ngo noneho iki gitondo tuganire, tuburane. Yobu ni umuntu utarigeze ubona umuntu wicwa n'inzara ngo amureke, ni umuntu utarigeze ubona umuntu akeneye gufashwa ngo abyihorere. Arangije abwira Imana ngo ese ko nta muntu n'umwe wigeze wicwa n'inzara ndeba cyangwa babara ndeba, uranziza iki? Imana iramubwira ngo keneye ko tuburana, araza. Iramubwira ngo ese umunsi ndemisi wari uhari? Iramubwira ngo nikiniraga, ibyo navugaga simbizi. Ese aho inkingi ihuza isi n'ijuru aho iteretse urahazi? Irabaye se igitandukanye umuco n'umwijima urakizi? Ibyo byose rero iyo Mana yakoze ibyo ngibyo yo batarazi, ariyo yakoze n'ibi ngibi, kuko tuzi neza ko ari Imana idahinduka. Iyabanye n'ababandi niyo iriho ni nayo izahoraho. Iyo Mana rero mumfashe tuyikomera amashi. Sinasoza ndashimiye madamu wanjye, sintewe isoni cyangwa simfite ubwoba bwo kumwita gutyo kuko nabisinyiye. Ugira ikibazo ajye kubaza wa mugabo wabisinyiye, sibyo? Afite inyandiko yazibitse kandi nanjye ndayifite mu modoka hariya. Ndagushimiye, wabaye uwo nifuza, kandi sintewe isoni no kwitwa umugabo wawe, kandi ntewe ishema no kubura uwanjye. Nzakubaha nkuko babidusabye, nzakubahisha kandi nzakunezeza. Uzasiga ababyeyi unsange, ariko uzahora uri iruhande rwabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Sinzakurimita gusanga ababyeyi, kubasura no kubafasha no kubavugisha, kuko ndabakunda. Ntabakunze sinaba ngukunda, ndabakunda nawe ndagukunda. Iki ni cyo gihe rero kugira ngo ubone urukundo rurenze urwo mama yakweretse, onkere yakweretse, bakuru bawe, basaza bawe. Iki ni cyo gihe kandi ukishimiremo. Umuririmbyi aravuze aravuga ngo aka niko gahembonye ngo nkubwire ibyanjye byose, uyu ni wo mwanya mfite. Siko kuri? Rero iki ni cyo gihe cyawe. Nkivuga nago narenza amaso uriya muhungu mureba hariya, yambereye inshuti nziza kandi ari hano ku bwanjye na madamu. Imana mu ijuru guhumugisha kandi izakomeze igufashe
umutima ugira, ubumuntu ugira, Imana mwishe izakugirira neza. Ariko umwaka utaha nawe uzaba ufite mikoro nk'iyi uvuga nk'ibi. Bavuze ngo hari abantanze ariko nanjye mfite abo ndi kubwira. Nanjye natangiye kugera mu munyenga wabyo. Yemwe mushike mwishime. Nukuri biranejeje, siko kuri? Siko kuri? Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Nongeye kuwasabira. Kandi ndanezerewe pe. Nimvuga pe wumve pe. Uko mbishoboye kose nzagushira hejuru, ndirimbe izina ryawe Mana we, mvuga ineza yawe, wadushize ahakwiriye, reka tuguhimbaze. Siko kuri? Imana ibahe umugisha. Kandi mukomeze mwishime. Ndagira ngo mwongere mu bampera amashyi. Nahabonye abantu bakuru bijyanye no gusenga ndetse no kubaha Imana bandusha amavuta muri byo. Yesu ashimwe cyane. Muhaguruke dusenge, twongeye kuzamura icyubahiro cyawe, kuko guterana kwacu hano, guhura kwacu ku bw'abana bacu, wabigizemo uruhari. Nta mvura yaguye, nta kibazo nta gikuba cyacitse, ariko twabonye ibyiza gusa. Tubonye ibyiza by'abana bacu, bafite amashimwe mu kanwa kabo, baranezerewe, n'imiryango yareze abana iranezerewe, natwe twese turanezerewe. Rero tuzamuye icyubahiro cyawe, kandi dusaba umugisha buri muntu wese, buri muntu uraha, uwatanze amafaranga, uwasenze, uwayoboye, uwahagurutse akaza, reka yakira umugisha, batahane umugisha. Tugiye gutandukana, ariko buri muntu wese agendana amahirwe yawe, agendana umugisha wawe n'ibyishimo. Kindi Imana, ubukwe bwatangiye, hari indi ntambwe, hari izindi ntambwe, hari icyerekezo cyo kuzacyura ubu bukwe neza ku munsi wo guhabwa umugisha. Turabigushimiye rero, abana ubarindire mu maboko yawe, ubarindire mu buntu bwawe, utume bazagera kiriya gihe bameze neza, kandi bikenewe byose by'ubukwe ubibahe. Nanone buzabe ubukwe bwiza, buzabe ubukwe bwo kuguhesha icyubahiro, buzabe ubukwe bwo kunezeza imiryango. Mana, turabigushimiye, kandi duhagaritse imbaraga z'umwijima, duhagaritse abazimu n'abadayimoni, turahambiriye iyo myuka yose. Reka umwuka wera rikomeza gutwara ububasha, ayobora aba bana. Amaraso yawe Yesu abatwikire, imbabazi zawe zikomeze zibabeho. Izina ryawe tuzarishima, kandi tuzajya turishima. Amen. Imana ibampere umugisha. Murakoze.